ukuyemo no yarahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana iguhumugisha, reka tumukomera amashyi cyane. Imana ikuzamure mu mavuta, ikuzamure kumenyekanisha guhindura umugabo udasanzwe muri iki gihugu mu izina rya Yesu. Zamurira Yesu icyubahiro, haleluya cyane, haleluya. Yarahaye ubushobozi bwo kuba iki abana b'Imana, ngo abari baryawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa umugore. Reka nkubwire, hari uruhande ababyeyi bakubyara batazi, hari uruhande umugabo murarana mu gitanda atazi, hari uruhande umugore wawe atazi, hari uruhande nyoko wakogesha atazi, hari urundi ruhande. Vuga ngo hari urundi ruhande. Abo mwiganye ntibakubeshe ngo barakuzi, nawe ntumbeshe ngo uranzi. Twarabanye ni byiza, ariko hari uruhande ntigeze kwereka. Nibyo wabonye narwaye, ariko hari urundi ruhande rwo gukira ntari nakwereka. Nibyo wabonye ngeni, ariko hari urundi ruhande rw'ubukire bwanjye. Vuga ngo hari urundi ruhande. Kwigisha abantu b'abasivili. Vuga ngo turi abasirikare beza bogejwe mu maraso. Ntabwo turi abasivili, ntabwo ndi umusivile. Imyumvire iciriritse ntabwo ari iyanjye. Njye mfite imyumvire yo ku rwego rwo hejuru mu izina rya Yesu. Narivuze ngo hari urundi ruhande abadayimoni batazamenyera, hari urundi ruhande abagome n'abagambanyi batazamenyera. Narivuze ngo hari urundi ruhande umwanzi atazakumenyeraho. Hari urundi ruhande wakwigaranzura umwanzi wawe. Hari uruhande wakwigaranzuramo Satani ukamwicarira ukamukandagira. Abo barozi bakuroga ukabicarira ukabakandagira, iyo ndwara ukayikandagira. Hari uruhande rw'ubumana buri muri wowe. Barivuze ngo hari uruhande abantu batakuzi, hari uruhande abantu batakuzi. Mubwire ngo wibeshye kunzi, ntuzanyibeshye. Mubwire ngo ntumbeshye. Ushobora kuba babonye nambaye agatenge ka musazi, ariko ejo bundi naba nambaye rishe, ndetse mfite n'uruganda rwa rishe. Bibiri no hari kurira kwa hari umuntu nijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikagira gute. Oya, ushobora kubona ndi mu marira, narara ndi kurira. Uyu munsi wanyu hari induru, hari amarira, hari agahinda, ariko bwaca mu gitondo bari kuvuza impundu. Bwaca mu gitondo igisuzuguro cyakuvuyeho. Bwaca mu gitondo imbaraga z'Imana zigaragaje. Bwaca mu gitondo imbaraga z'Imana ziyerekanye. Kandi ndabona hari umunezero usutswe mu buzima bwawe. Ndabona impundu zije, ndabona haleluya, ndabona amarira asimbuwe n'impundu, ndabona igisuzuguro gisimbuwe n'icyubahiro, ndabona izina ry'igisuzuguro risimbuwe n'izina ry'icyubahiro. Zamura haleluya. Vuga ngo birabaye, 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 birabaye. Nonaha babishaka batabishaka biraba, babyumva batabyumva biraba, baroga bataroga biraba. Tuzinjira, tuzakomera, turakomeye, dufite Imana, turabadahangarwa, ntabwo turogwa, turabakire, turi umutwe, turakomeye, turaba hejuru, ntabwo turaba hasi. Niturwara, niturwaza, turi bazima, dufite ubuzima buzira umuze. Zamura haleluya cyane, zamura haleluya. Niyo mpamvu niba waje urwaye akira ubuzima, niba waje nta cyerekezo akira icyerekezo, niba waje ubuzima butagenda neza urakira ubuzima bwiza. Haleluya. Imana iravuga iti okay, wari witwaga Sawuli agakanya ahindutse intumwa. Imana itangira kumukoresha. Imana imutuma kwa Barinaba waturukaga mu gisekuru cyo kwa Sawuli, waturukaga mu gisekuru cyo kwa Sawuli. Barinaba waturukaga yari muri village y'uwitwa Shadraka, Meshaki na Abednego, yari muri village y'uwitwa Uziya. Barinaba hamwe Gamariyeli ndimo ndababwira, yaturukaga muri icyo kinyejana, yaturukaga muri iyo village, muri ayo maraso. Niho yamutumye, aramubwira ati genda, ngutumye kuri uriya mutambyi akwigisha. Iyi Imana ikugendereye, reka nkubwire ko ica mu bantu. Uyu munsi nanjye iri guca muri njyewe, uyu mwanya nanjye iri guca muri njyewe. Imana igutumaho umuntu. Ntabwo uzabona Imana igenda n'amaguru, ntabwo uzabona Imana ihagaze ivuga ngo n'Uwiteka Imana. Oya, Imana ica mu bantu. Imana ihabwe icyubahiro.
mubwire ngo mfata neza kuko Imana yanyura muri njyewe gusubiza. Mfata neza kuko Imana yanyura muri njyewe gusubiza. Ugomba kumfata neza. Uwo muntu mwicaranye umufate neza kuko Imana yamugutumaho yuko waburaye, ikamugutumaho yuko inzu itishyuwe, ikamugutumaho ko udafite inzu muri Kigali, akaguha inzu, akaguha imodoka. Twe tuzatanga imodoka, tuzatanga amazu, tuzatanga indege. Ntabwo turi abantu ba hafi. Ntiwirebere mu bintu mu buzima ubayemo, wirebere mu buzima bwa Kristo. Ntiwirebere mu buzima bwo hasi. Bibiliya ivuga ngo mwubure amaso yanyu murebe kubiri hejuru haruta ahandi. Ntimurebe kubiri mu isi, ntimurebe kuri ibi byaha kanya gato, ahubwo murebe hejuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Niyo mpamvu yavuze ngo tureba kubiboneka, ahubwo turareba kubitaboneka. Kuko ibiboneka ni iby'akanya gato, ariko ibitaboneka ni iby'igihe kirekire. Reka mubwire, amaso yawe ahagarukira niwo uzagera. Ibyo watura nibyo uzarabyo. Abantu bazaguhanurira ibyo watuye n'ibyo watekereje. Abantu bazareba aho ureba. Ntabwo uzigera ushyika aho utarebesha amaso yawe. Tangira urebe ibintu bikomeye, tangira uvuge ibintu bikomeye, tangira utekereza ibintu bihambaye. Witekereza ibintu byo muri karitsiye, tekereza ibintu bihambaye bikomeye. Haleluya, ndimo muranyumva? Mubwire ngo tekereza ibintu bikomeye. Muri aho ngaho uri kuvuga ngo wama agatenge ka musazi, wama agatenge no, ibyo bintu ni ibintu biciriritse. Tangira ubone uruganda rw'imyenda, tangira ubone uruganda, tangira ubone ufite umudugudu wawe w'amazu, tangira ubone ibintu bihambaye, tangira ubone ibintu bikomeye. Kuko Bibiliya iravuga ngo banze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose bizaza bizabakurikira. Imana ihabwe icyubahiro. Muri Israeli iyo uhageze ugatembera usanga umugabo witwa Petero ariwe muntu wa mbere wubatse etaje. Petero intumwa, etaje ye n'ubu ngubu iracyahari, abantu barayisura. Reka mubwire ko twebwe tutazapfa turimbwa. Ntabwo turimbwa, ntabwo twaje no hambirwa, ntabwo turi abantu baciriritse, turi abantu badasanzwe. Bibiliya iravuga ngo turi abandi n'abatambyi, turi ishyanga ryera. Imana ihabwe icyubahiro. Bamwe baraha baje mu rusengero birangirira aho ngaho, baririmba turi abana b'Imana, turi abana b'Imana, turi abana b'Imana. Ni byiza ko umwana w'Imana, ariko Bibiliya ikavuga ngo iyo umuraba akiri umwana aba atari yahabwa ibyasezeranyijwe, birasaba gukura, ugaturuka ku rwego rumwe ukinjira ku rundi rwego. Ukomeza uvuga ngo ndi umwana w'Imana, ndi umwana w'Imana. Nabonye mugifite ibyifuzo, bamwe benshi mugifite icyifuzo ni cyiza cyo kuzajya mu ijuru, ariko ubundi Abefeso ibice 2 haravuga ngo twebwe yaratuzuye itwicazanya nawe mu ijuru, mu iburyo bw'Imana niho twicaye. Bamwe ntabwo bari bamenya aho bari, ariko ubundi twicaye iburyo bw'Imana, niho tugomba kubarizwa, niho tuba. Ahubwo hano kuri ubu butaka tuhakorera akazi. Twaje kubwiriza ubutumwa, twaje kubwira ibintu bya abantu bya Yesu, ariko ubusanzwe iwacu ni mu ijuru. Haleluya. Iyo myumvire iyo uyifite ntabwo uvuga nk'ibyo abandi bavuga, ntabwo utekereza nk'ibyo abandi batekereza, ntabwo witwara nk'uko abandi bitwara, ntabwo wambara nk'uko abandi bambara, ntabwo wisiga ibisanzwe. Oya, iyo ufite iyo mitekerereze, kuko umenya kuko iwacu ari mu ijuru atari hano mu isi. Twe tubana n'Imana, utangira gutekereza mu bumana, utangira kuvugira mu bumana, utangira kurira mu bumana, utangira kuryama mu bumana, utangira kwambarira mu bumana. Tuzabwiriza urubyiruko turuhe, kubera ko urubyiruko rutari rwamenya Kristo. Urubyiruko ubigishije kwambara ntabwo bizemera, ariko nibamenya Kristo, Kristo azabigisha kwambara neza. Nibamenya Kristo, Kristo azabakura ku biyobyabwenge. Nibamenya Kristo, azabagira abantu basobanutse. Yes. Nabona abarozi bakomereye. Urabizi yatangire kubana ba. Nabonaga ubuzima bwawe, ariko ntawe guhandura ku buzima bwawe. Uyu mwana Yesu agiye kukugirira neza. Ngwino hano. Pawulo aravuga ngo singuriho, ahubwo ni Kristo uriho muri we. Ukimara kuva hano yendere mu buzima bw'ukera no gukiranuka.
ntabwo abarozi bazongera kugushobora. Ukiva hano ugende Kristo ubwiye, ugende umwature mu rugo rwawe, ugende umubone mu rugo rwawe, nta muntu uzongera gukora. Yego, zamura ibiganza, mutunge ibiganza hano none hamwe izina rya Yesu. Akira ubudahangarwa, akira n'umugisha w'Imana, subira n'umugisha kuko waranyazwe cyane, ibyawe byarazinzwe, ariko akira ubuntu bw'Imana busubirane nawe mu izina rya Yesu. Komera Yesu amashyi. Haleluya, haleluya. Aho rero atangira kugendana na Yesu. Urabizi iyo tukibura kubatizwa ukuntu bigenda, natangiye avuga ngo gerageza gukora ibyiza ibi bikagira gute bikagira. Ubu abantu benshi bicaye hano bari muri iyo ndirimbo, gerageza gukora ibyiza ibi bikanange mbere, ngirira imbabazi, ngirira imbabazi. Abantu benshi bari muri iyo ndirimbo, gerageza gukora ibyiza ariko ibi bikanange mbere. Ariko niyahagarara aho ngaho, arimuka akomeza kubana na Yesu, akomeza guha ikaze Yesu, akomeza abwira Yesu ati nyahariya handi nabira byananiye bigerewe, nahariya hananiye hajye. Noneho ngo agira ubwo avuga ngo ndakubitana ibipfusi kandi singwenguje, ndarwana kandi sindeshwa, ndarwana sineshwa, ndatsinda. Ariko ndamarana kugira ngo mfate icyo Kristo yagize gute yafati. Urumva arimo arakubita abadayimoni bikeme, yakubita ibyaha bikeme, yakandagira abarozi bikeme. Reka nkubwire, urava hano ufite imbaraga zikandagira abarozi, urava hano ufite imbaraga zitsinda abadayimoni, urava hano ufite imbaraga zitsinda ibyaha, urava hano ufite imbaraga zitsinda kamere. Zabura haleluya, haleluya. Vuga ngo ndava hano mfite imbaraga zinesha, imbaraga zitsinda, imbaraga haleluya. Fashinanga ya jenderemba ngutuyinde zayo. Haleluya. Ahubwo yaributse aravuga ngo mugere ikirenge mu cyanya nk'uko nanjye nakigeze mu cyanya cyakuze. Umva umuntu ushobora kubwira abantu ati mukizwe nk'uko nanjye ngize. Mufate mu kiganza mubwire ngo naho Yesu agushaka. Agushaka he? Gera ikirenge mu cyanya. Ashaka kubwira abantu ngo bagere ikirenge mu cyanya. Ashaka kugera ku rwego kubwira abantu ati mukizwe nk'uko nanjye ngira mutegije. Mbese ukaba intangarugero mu muryango wawe. Ikibazo si umugabo wawe ngo ntakijije, nawe ikibazo cyawe ntabwo ukijije. Uba mu rusengero ntagira mu rusengero, ariko ugasanga nawe ubuzima bwawe ukuntu tukabana, ukuntu witwara, ukuntu mufata, ukuntu ugize gute, ugasanga nawe ntabwo ukijije. Banza urwane n'ubuzima bwawe, ubuhereze Kristo. Banza umuhereze n'imvugo yawe n'imivugire yawe. Haleluya, haleluya. Bagukizwa n'akanwa kawe kagakizwa, n'amatwi yawe agakizwa ibyo wumva. Ntupfe kumva ibintu byose, ntiwicarane n'abantu bari gukubana. Amaso yawe ntarebe ibintu byose, ugasanga bamwe bareba amakuru n'ibiti byose bije byose kuri televiziyo byose barareba. No, amaso yawe nayo agomba kugira gute gukizwa. Ugomba gukizwa umubiri wawe wose. Biravuga ngo mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Ibindimo byose bigomba guhimbaza Imana. N'amara yawe imbere n'igifu cyawe, niyo mpamvu niba urwaye ugomba gukira mu izina rya Yesu. Niba ufite ubumuga ugomba kuvanwaho, ugomba kubyinira Imana. Mwabona ukuntu ngo waza byinira Imana yitakumu, ukabona ni byiza, ukabona ni ibintu byiza cyane. So ibi kurimo byose bigomba guhimbaza Imana. Haleluya, narivuze ngo amena. Yesu ashimwe cyane. Ariko mugere ikirenge mu cyanya nk'uko nakigeze mu cya Kristo. Hanyuma arimo arasoza aravuga ngo meze nk'ibisuka ku gicaniro, narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbika ikamba ry'ubugingo, Imana itabasha kubeshya yasezeranyije abayikunda. Narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera. Ndagira ngo ugere kuri urwo rwego aho uvuga ati narakiranutse, aho gukiranuka narakiranutse, aho kwirinda naririnda. Ari ikintu umushumba yigeze kuvuga kare, aravuga ngo iyo ukijwe neza ukera ugakiranuka ngo Imana ishobora kugucyura. Nibyo birashoboka, kuko uwitwa Enoki yagendanye n'Uwiteka, ngo
magana ane baje guhindura icyakoze mbona ngo ni 350 sinzi niba bigenda bihindagurika ariko mbere kera twavugaga magana ane. Hanyuma agendana n'Imana imyaka magana ane agendana n'Imana nezeza Imana iramwimura, Imana imukura mu isi atumvisha ubusharire bw'urupfu. Yesu yaravuze nunyizera akiriho ntazigera atuteka, nunyizera nawe yaba yapfuye azongera azuke. Reka nkubwire ubuzima bwawe bwari bupfuye, aka kanya niwizera Yesu urongera buzuke, aka kanya niwizera Yesu urongera ukire, urongera ubeho. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi ni uwe wakwizera Imana ntupfe, wakwizera Imana ukabaho, wakwizera Imana ugahoraho, wakwizera Imana ukamera nk'abayenoki. Niba abayenoki bari abantu nkatwe ariko bikene, Eliya nawe yari umuntu nkatwe ariko bikene, agira ishyaka birebe, ategeka ibintu birebe. Hari ibintu ugomba gutegeka mu rugo rwawe, ukanga agasuzuguro k'abadayimoni, ukanga agasuzuguro k'ibyaha mu buzima bwawe. Hari ibintu ugomba gutegeka. Haleluya! Mubwire ngo hari ibintu ugomba gutegeka. Ntabwo ugomba gutegereza ko bagushyiraho ikiganza. Hari ibintu ugomba gutegeka, abazimu bagahagarara. Hari ibintu ugomba gutegeka. Wari ufite izina ribi nka Sawuli, wari ufite izina ribi, Imana iguhaye izina rizima, akira guhindurira ubuzima. Sengera umunyagatolika. Yesu arashaka ko wakira umwami Yesu, sibyo? Hanyuma ukagendana nawe mu buzima bwawe, ukagendana nawe, kuko ndabona hari uguhindurirwa izina mu buzima bwawe, sibyo? Hari uguhindurirwa izina. Subona se ko ibintu byagiye byanga, ariko muri wowe harimo ubucuruzi, harimo umucuruzi ukomeye, muri wowe harimo umuntu udasanzwe, ariko wasikira imihanda re. Wende uri wenyine ufite umugabo, uramufite. Ndabona inzira zimeze, ndabona inzira zimeze, ibintu byawe ntabwo bisobanutse. Ngwino hano guhatira, maze uha ubuzima bwawe Kristo, utangire kugendana na Yesu. Yesu aho uri hose ugendane nawe, aguhinduriye izina, nawe uzavamo umuntu udasanzwe mu izina rya Yesu. Akira, igendere. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugiye gusenga Imana, ariko tutarase. Ndagira ngo wemere guhinduza identity yawe, wemere guhinduza identity, karangamuntu yawe, ureke Imana yuzuye mu buzima bwawe. Mu Bagalatiya ibice byawe I think 19, I think 17 aho ngaho haravuga ngo bana banjye bato abo nongera kuramukwa, mwumve mwe mukurikire, bana banjye bato abo nongera kuramukwa, kugeza Kristo yuzuriye muri mwe. Kugeza bana banjye bato abo nongera kubyara, abo nongera kwigisha, abo nongera gusenga, ngo kugeza aho Kristo azuzurira. Mu Bibiri haravuga ngo azashinga imizi. Until Christ is complete, permanently established in you. Ngo kugeza Kristo abaye complete, ngo kandi abaye permanent, abaye permanent, ngo hanyuma akaba established. Niba ariko mu Gifaransa established, ashinze imizi, mbese mu buryo buhoraho, ukagira amahoro ahoraho, umunezero uhoraho, gukiranuka guhoraho, kwera guhoraho, gukizwa guhoraho, umunezero uhoraho, ibyishimo bihoraho, gusenga guhoraho, ijambo rihoraho, ugahora wuzuye, ugahora wujujwe, ugahora n'imbaraga mu biganza byawe, hagahoramo umuti mu kanwa kawe, hagahoramo ubuzima, ugahora mbese uri umukiranutsi. Yesu ashimwe cyane. Pawulo niko yavuze, arimo arasengera Abagalatiya ati bana banjye bato bo nongera kuramukwa, ndacyababyaza ubutumwa, ndacyabinginga ngo mwemerere Kristo yuzure kandi yuzuzwe mu buzima bwawe, kandi mu buryo buhoraho. Abantu bafite icyo cyifuzo, mufite icyo cyifuzo. Yesu ashimwe, haleluya.
ugira icyifuzo umugoroba umukristo hamwe umukristo wuzuye umukristo wuzuye mbese uhora wuzuye uhora uri mu mwuka uhora yuzuye amavuta y'Imana aho umuntu yagusanga hose mbese uri umuntu utagabanukirwa ahubwo uhorana ibihe byiza uhora uri mu mwuka Imana ihabwa icyubahiro Yesu ashimwe cyane haleluya ngo kugeza Kristo yuzuriye muri wowe reka nkubwire umwami Yesu niba ari yuzuye mu buzima bwawe ntacyo bitwaye intambara n'amakuba Pawulo yaravuze ngo ibyo byose iyo bimbayeho ngo bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka yagiye kubimukiza abimukiza muri byose buriya kaga kose Satani yaguteye kagomba kukuvaho n'uyu munsi kakakuvaho n'akandi ejo kakakuvaho n'ejo bundi kakakuvaho buri giti cyose data wo mu ijuru atigeze atera kigomba kurandurwa mu buzima bwawe kikarandurwa mu bana bawe kikava mu muryango wawe kikava muri bizinesi yawe haleluya kugira ngo buri giti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa buri giti cyose data wo mu ijuru atateye mu buzima bwawe kiraranduwe Imana iraguhera umugisha mu bana urabafite Imana iraguhera umugisha mu bana uzumirwa komera Yesu amashyi menshi cyane icyatumye hano Pawulo ari kuturangira icyatumye bimeze gutya icyatumye ari intangarugero ari kuvuga ngo nabambanywe na Kristo sinjyewe ukiriho sinjyewe ugihari ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe ibyo byose ku bwa Kristo niwe ushoboza aravuga ngo nkora uko bwije nuko bukeye nkora nkubita kamere nkora nkubita kamere nyibwira ngo pfa nyica buri gitondo n'ubyuka uzajya wica kamere aravuga ngo ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo twiyambura ibituremerera hari ibintu bikuremerera ugomba kwiyambura hari agahinda ugomba kwiyambura hari umubabaro ugomba kwiyambura ngo twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingazingiraho vuba hari ikintu uzi kikwizingazingiraho hari intege nkeya uzi zikwizingazingiraho byaba ari ubuhehesi byaba ari ubusambanyi byaba ari ukubeshya byaba ari iki inyanga uzi kwizingazingiraho ariko ngo ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo Babeli barakijijwe biragaragara Aburahamu bakoze neza ba Yosefu barakiranutse ba Enoki bagendanye n'Imana ba Dawidi bakoreye Imana abahanuzi batubanjirije hari abahanuzi bakiranutse ariko ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo twiyambura ibiturembe n'icyaha kibasha kutwizingazingiraho vuba ariko ngo nabambye kamere yanjye nabambanywe na Kristo ubu sinjyewe ugihari sinjyewe ukiriho haleluya haleluya ahubwo ni Kristo uriho muri iyo mvuga ku bwa Kristo iyo nkora ku bwa Kristo abaho mu nyungu za Kristo ngira umuntu mwegeranye mubwire ngo baho mu nyungu za Kristo urifuza kubaho mu nyungu za Kristo baho mu nyungu za Kristo urya mu nyungu za Kristo Bibiliya iravuga ngo nta kintu kizagira icyo kibatwara nimurya n'ikica ntacyo kizabatwara ndi umuntu udatinya uburozi kuko nta marozi ashobora kumbasha ndi umuntu udatinya urupfu kuko Yesu Kristo yarumize mu muri kandi Kristo ari muri njyewe ndi umuntu udatinya ikintu icyo ari cyo cyose kubera ko Kristo ari muri njyewe kandi Kristo uri muri njyewe ni intare arakomeye arashoboye arabasha niyo mpamvu ushobora kumbona mu muhanda ushobora kumbona n'intama ushobora kumbona nicaye hariya meze nk'intama ukabona ndi umuntu witonze cyane ariko iyo ndimo ndakubita abadayimoni iyo ndimo ndakubita Satani mpindura isura nkamera nk'intare ugomba kumenya ko Yesu yitwa Simba wa Yuda ari muri njyewe iyo ngeze mu bikomeye birandeba bikantera kubera iki Yesu ari muri njyewe reka Yesu yuzure muri wowe Yesu niyuzura muri wowe ni inyungu zawe kuko Bibiliya ngo hari bateranye ariko si uzaba wabateranyije abazagukoraniraho bose bazaba ari wowe
insinzi mu byo uvuga. N'ujya uvuga imbaraga z'Imana, ntukavuga amagambo, ujya uvuga ijambo, ntukavuga ayo guteranya, ujya uvuga imbaraga z'Imana, ujya uvuga imbaraga z'urupfu rwa Kristo, imbaraga z'umusaraba wa Kristo no kuzuka kwe, uvuga imbaraga z'Umwuka Wera. Hari byinshi dufite twamuvuga. Zamura Yesu wacu icyubahiro. Haleluya, haleluya. Hano rero kubindi byose ngo ariko gubishobozwa na Kristo imbaraga. Nari mbabwiye ngo ibi tubaho byose iyo turi muri Kristo, intambara zituviramo intsinzi, intambara zituviramo intsinzi, amakuba atuviramo ibyiza. Ikibi cyose kibaye ku mukiranutsi kiza ari nk'ubuhamya. Oh haleluya. Gushyirwa hasi bibanziriza gushyirwa hejuru. Iyo bagusuzumuye baba bari kuguteguriza icyubahiro. Iyo waguye muri krize y'umukene baba baguteguriza ubukire. Imana ihimbazwe. Ikiba ku mukiranutsi cyose aba ari ubuhamya bukomeye cyane. Maze ukadusanga Imana si ibyo ukiriho, si ibyo uriho, ahubwo ni Kristo uri muri we. Si yewe nabambanywe na Kristo, nabambanywe na Kristo. Ingeso zanjye nazibamuke kurusha ingeso zanjye. N'ukiri umuntu wa kera karande zizamukurikira. Niba ukiri wa muntu wa kera iby'iwanyu bizamukurikira. Niba ukiri wa wundi ukibesha nabi wanyu ukaba ugikora ibizira n'iby'abiwanyu, ibyo bizamukurikira. Ariko nutandukana nabyo ukaba umuntu mushyashya, ibya kera birashira, ibya kera birarangira, urahinduka umuntu mushya, ibyawe biraba bishya, uragira itangiro rishya, ibintu byose biraza kugenda neza. Uraza kubona imbaraga z'Imana. Uraza uyu mugabo witwa Yesu ndi kubabwira, ntabwo ndi kubabwira inyuguti, ndi kubabwira uwo nabonye. Yohana yaranditse aravuga ngo uw'amaso yacu yiboneye, uw'amatwi yacu yumvise, intoki zacu zikamukoraho, uwo niwe mbabwira. Yohana niko yavugaga. Aravuga ngo ntabwo turi kubabwira uwo tutahuye, ntabwo turi kubabwira uwo tutabonanye, turimo turababwira uwo twabonanye nawe. Uyu Yesu ndi kubabwira nabonanye nawe, naganiye nawe, nahuye nawe, arantuma arambwira. Imana ihabwe icyubahiro. Mbega ukuntu Yesu aryoshye, mbega imvugo ye ukuntu iryoshye, mbega ukuntu ari umugabo uruta abandi bagabo, mbega ukuntu ari umugabo usumba abandi bagabo. Yitwa Yehova Rafa. Iyo ufite indwara umuhamagare nka Yehova Rafa, aragukiza indwara zawe zose. Yitwa Yehova Sabahote. N'ubu ufite intambara arazikumara. Yitwa Yehova Elshadai, ni umunyambaraga. Yitwa Yehova Elohim, yitwa Yehova Elohim, yitwa Yehova Elon. Haleluya. Yitwa Yehova Makadeshi, akitwa Yehova Tzikedeno, akitwa Yehova Chikopokopo, akitwa Yehova Shama. Haleluya. Ni umwami w'amahoro, ni igitangaza, ni ubuhungiro, ni Imana ikomeye. Haleluya. Niba ushaka igitangaza niba gitangaza, niba ushaka umujyanama aza kugira inama iruta y'umugabo wawe. Ni Imana ikomeye, ni Data wa twese, ni umuremyi w'isi n'ijuru. Reka umugirire icyizere, reka umwizere, reka umukurikire, reka umukorere, reka mugendane. Ntabwo uzaseba nimugendana, ntabwo uzamwara nimugendana, ntabwo uzatsindwa nimugendana. Shabara katara bradiska, hendo kirigana hambra bradika, zenota. Ndagira ngo ugendane nawe, ntabwo uzashirwa hasi, ahubwo uzashirwa hejuru. Ndagira ngo ugendane nawe, wice kamere zawe, kamere zikubuza kubonana nawe, uziyambure. Kamere zikubuza kumubona, uziyambure. Kamere zikubuza kunguka Kristo. Aravuga ku bw'ubu nahombye ibyarindamu zanjye kugira ngo ndonke Kristo. Ku bw'uwo nguwo ibyarindamu byanjye byose narabihombye. Hari ibintu ugomba gusiga, hari ibintu ugomba guhomba. Ibintu byose byatuma utabona Yesu ubihombe, ubireke. Zamura ikiganza. Kavrana ankura bradi anda yakate shekivrak enoskira donia falabraia bela kratiste folia. Zamura ibiganza. Enoke estif heria baroke deshtagaba. Nagira ngo murakaka ugira inyota zikiti kilibrak, ugira inyota murakaka, ugira inyota. Uvuga uti Yesu ndashaka ushinga imizi, ndashaka Kristo wuzuzwe mu buzima bwanjye. Gira icyifuzo uvuga ati Yesu ndashaka wuzure.
akuzuza umunezero, akuzuza ibyiza. Muri we harimo ubutunzi butagira akagero. Umurage so na nyoko batigeze baguha urambona muri Kristo Yesu. Ibyiza utigeze ubona mu bavandimwe, ibyo utabonye mu nshuti, ibyo utabonye mu bantu baturanye nawe, muri Yesu Kristo byuzuyemo. Harimo ubutunzi butagira akagero. Pawulo yarasomye ariko agera ubwo adashaka kumumenya neza. Uko Yesu urushaho kumwegera ni kubona yuko utari wamumenya, ni kurushaho kumenya ko utari wamumenya, kuko araryoshye, ni mugari, ni muremure, arahambaye, arakomeye, arenze ururimi tuvuga. Ariko ngo ndashaka kumumenya, menye n'imbaraga zamuzamuye mu gitugu, ndashaka kumenya neza imbaraga zamukuye mu gitugu. Hari imbaraga z'imbenga kamere, hari imbaraga zirenze izindi mbaraga, hari imbaraga ziruta izindi mbaraga, hari imbaraga zahindura umugabo wawe, hari imbaraga zahindura umugore wawe, hari imbaraga zahindura ubuzima bwawe, hari imbaraga nonaha aka kanya zakira, zabura ikiganza wature Kristo, ubuti Yesu. Uyu mugoroba ndashaka kuba ari wowe ubaho muri jyewe. Ngwino mu buzima bwanjye, si jyewe uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jyewe. Ndambiwe kuba jyewe, jewe wa kera. Bye jewe wa kera, bye. Ndashaka kuba umuntu mushya muri aka kanya. Nakiriye Kristo ubundi bushya mu buzima bwanjye. Yesu, ngwino tugendane, ngwino tubane, ngwino dukorane mu izina rya Yesu. Yesu, pray again if enoka na blashita ribe efuka. Sijye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Reka dusenge mwese muhagaze. Ndimo ndabona Kristo ari hagati muri iri teraniro. Ufite inyota wese naze. Ufite inyota wese naze. Muramburira amaboko, muramburira ibiganza. You are Yahweh.